nyine abafana ba Rayon bo nyine ibyishimo byabo babirutisha ibindi bintu kandi turaba Rayon oya njyewe njye nyine rapere junior ariko ndi umureyo muri football ngiye gufana ikipe yo mu Rwanda mfana ni Rayon Sport ko nyine nakuze mu rugo numva bafana Rayon nkura numva abantu bose bafana Rayon none ubu ngubu na Rayon imeze neza ntago wayihakana ni ikifuta kihakana aya ni bakoresha ubwenge mu bintu bavuga ubusubushizo ni yari afite abafana b'abareyo bareba indirimbo ziwe cyane ubwo bugambo yavuze urumva butagiye kumukoraho video niba yashitarikagwa mu 100 abariyo bagiye kuvoye video izagirwa mu 1000 uwo nguwo w'abagabo baramushiraho abagabo baramushiraho ubu nta bagabo ari bubone namwumvishe oya takuwe abagabo baragushyiraho tako Sonia ibintu wavuze kaza ugafatanya na Shizo Afropapi abagabo bagushizeho wowe ndabikubwiye. Yes, reka ngushimire cyane kandi nongeye ngweze ikaze cyane wo kuna gukurikirana Big Town TV umuyobozi ukurikiwe n'abantu barenga 500 kuzamura. Uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo ndonye kugushimira cyane kandi nkwibutsa ngo kana subscribers neza cyane kujya tukomeze guhagarara ku muyoboro ukurikirwa n'abantu barenga miliyoni. So nkuko muri kuri big screen zanyu uyu munsi wa none nakiriye umwe mu batumirwa natumugiye gutangira bibwira amazina gusa sinzi nimba ari umukobwa cyangwa nimba ari umusore ariko namwe hari ukuntu muri kugenda mu bireba byanze bikunze mwatangiye kwibona muri comment agaseko kiwe bagira ngo gateye nawe byanze bikunze umusa ninde tugiye kwana ku kigano cya Big Town TV nitwe Christy ngo nde twa Christy uya gerageza ukoresha ijwi rya kigabo amereza ariko ese uri kumara ikoresha idiyeshwe nisijuje nagomba ko ari rya mugabo uko none utangiye kuvuga yego ni Christy tugiye kwana kuri Big Town TV mbere na mbere ntarajya muri byinshi kubera icyo utereka imisatsi nk'abadamu ntabwo nateretse imisatsi narayisutse ako rukavanga ibintu wasutse imisatsi nk'abadamu yego ndagira mbanze nkubaze iyo bavuze urubyiruko rwiza rwuje indangagaciro uba wumva bashatse kuvuga iki urubyiruko rwuje indangagaciro urabona se meze gute warana ndangagaciro mfite ni nge rubyiruko ni wowe rubyiruko nyine iyo bavuze umunyarwanda wuje indangagaciro za kinyarwanda uba wumva ari umuntu ukwiye kuba sate dushushanyirize ni umuntu ugendera mu nzira ziboneye yego izo amategeko y'u Rwanda yifuza izo guverinoma yifuza umuntu ufite ireme tejo hazaza heza niwe rubyiruko twumva twifuza niyo definition y'urubyiruko nago yego ku ishusho yawe uko wibona uramutse ubaye nk'umuyobozi w'urubyiruko ukurikije ukuntu wireba ubona ari uruhe rugero rwiza wahereza buyobora urugero rwiza nabahereza uvi ikibazo mbarije na company nyobora nyine nawe amari gushaka kuyabona ashobora kuba yawe bura ikintu cya mbere nizo ngiye mfata imyanzuro iri seri ni urugero nabahereza mu buzima umuntu agomba gufata imyanzuro iri seri kandi irimo ubwenge yego ubu turabizi neza ko buri mwanzuro wese buri muntu wese afashe n'ubundi buri seriye kandi aba yawutekerejeho nawuhagazeho ariko nyine hari nawe nk'ubu nanjye nafashe umwanzuro wo kugutumira mu kiganiro kandi nabihagazeho nabikurikiza byari biri seriye se n'akantu utangije uvuga ngo nuzi niba hari umuhungu cyangwa umukobwa watumiye urumva rega neza ko ntarakubona wambaye ubusa niyo mpamvu rega nanjye nabivugaga so urumva ndagira ngo wenda twebwe nyine nanjye navuze ati uyu munsi wa none ubaye nk'umuyobozi w'urubyiruko kandi buri muntu bagiye umuyobozi w'urubyiruko nuko aba afite byinshi byo kwigisha urwo rubyiruko ibintu 3 cyangwa 5 by'ingenzi wumva wakigisha urubyiruko rwa none tubwire icyambere urubyiruko rw'ubu ngubu mworoshye umutsi cyo ni cyane mworoshye umutsi icya kabiri muhiga ibiceri bro icya gatatu mukoresha ubwenge mu bintu mukora aga ni 5 cyabindekera ibyo 3 icya kane dusenge kabisa urubyiruko rw'ubu ntago tuzi Imana ntago dusenga umva kabisa ikintu bita Imana n'urubyiruko ni ibintu umva kimwe kiraye ikindi kirirya biratandukanye icya gatanu urubyiruko ni mukurikiza umuco w'u Rwanda buri umuco w'u Rwanda wigisha byinshi nkaho urabizi wagiye mu bintu by'amaserukiramuco wakora indangagaciro nyinshi cyane yego 44 yego Christian uyu munsi wa none uri umukinnyi iyo tuvuze umusitari uba wumva ari umuntu ubayeho gute
umusitari ni umuntu ibintu akora biramwinjiriza, ni umuntu ushobora kuba atunzwe n'ibintu akora, uwo ni umusitari kandi wabona n'abantu bareba bakumva rivuye barayifuza. Yego, ashe uri umusitari kabisa. ujye wifuza kuzaba umusitari? Yewe kandi ngiye kumuba nabyifuje kera, ubu ndimo kubikorera n'ejo bundi. Ugiye kuba umusitari ntabwo uraba umusitari? Ntabwo ndaba umusitari. None se ubuse hari abantu bagiye kumbona bakabona n'ubwa mbere bambonye. Yego. Muri make ubwo uri kubikorera, uri mu nzira ibyinjiramo, ukora iki kugira ngo ubigereho? Nkora iki? Cyo mbyuka saa 10 za mu gitondo bro. Mbyuka saa 10 za mu gitondo nkajya mu myitozo, buri weekend mba mfite match. Kandi uri kumva baravuga ngo hard work pays. Umuhati ushyiramo urishyura. Yego. Uri kumva ntabwo wajya muri match ubyutse mu myitozo saa 11 kugende nguzana imikino cyangwa se ngo ukine ubugoryi. Yego. Urumva ni wowe buridinza abandi. Nk'umusitari cyangwa se nk'umwana uri kwihiringa kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bari kuri spotlight igaragara neza nk'umusuperstar, ni iki kintu muri wowe ujya wumva wigira ku bandi basitari bagenzi bawe bakubanjirije? Ikintu mbigiraho ari abaniga barakora man, barakora kandi barakoze. Buriya kugira ikintu mbigiraho kugira ngo ugire ahantu uzagera mu buzima bwawe, uve kuri stage imwe ugere ku yindi. Yego. Cyane cyane n'abantu bifuza kuzagera ku gasongero, bagomba kugabanya ubunebwe. Yego. Ikintu bita laziness, ugomba guheza nyine ukareka ibyo bintu byo kumva ko ufite ubunebwe, ugakora amaboko mu mufuka bro. Ugakora ukagira ahantu uzagera. Nyine ubundi abasitari bose baravuga ngo iyo ukiri mu myaka y'ubutini, iyo ukiri mutoya uba wumva urareba imbere ukabona nyine hari nk'ikirahure cy'umukara kikuri imbere, ntabwo ubona ejo hazaza hawe. Ariko iyo ukomeza ugashyiramo effort, ugakora cyane, effort nyinshi cyane, birangira ugezeyo. Nyine ikintu mbigiyeho rero no gukora cyane, cyaba cyose ugakomeza ugapushinga. Yego. Nawe numvishe ngo uri umuhasra, ngo urahasoringa, narabyumvishe. Nawe urabizi nyine ugomba guhasoringa kugira ngo ujye tumera n'abasitari barenze. Uziko wowe interview uzongera kumereza ni umwaka ngo uhaye cyangwa ibiri, interview uzongera kumereza ewana sha bizakuvuna kabisa, kugufatisha bizakuvuna. Nushaka ubufata udufoto twanjye nawe kuko bizakuvuna. Mbe ntubika hakiri kare. Ubu tubika niba phone yawe ushaka nka email za nk'email se nka zingahe nk'10 ubu tubitseho kabisa, ukiriho na password. Uyu munsi wa none uri kugira amahirwe yo kwiga ubikesha umukino ukina, ariko ntabwo basobanura umukino ukina uwo ari wo kugira babanze bawumve. Introducing kugira ngo bumve umukino ukina uwo ari wo, bamenye n'impamvu ngiye kubabwira iki kintu. Ni umukino w'intoki wa basketball. Yego. Muri junior ya APR. APR ya basket nyina junior batarengeje imyaka 20. Nyina kuri 3 cyangwa se icyo bakita small forward. Yego. Mwataka. Iyo rero akaba ari kimwe mu bintu byamaye opportunity yo gufashwa, no umwe mu bantu biga barihirwa. Urumva hari nk'ukuntu bashobora no kureba umuntu akora nta bushobozi yabona gukwirira amashuri, ariko wenda opportunity yo kuba ashoboye kuba yakina uwo mukino bakavuga ati ngwino. Uyu munsi wa none uri kwiga urihirwa na APR niko nabyita ku mpamvu z'ukuri umukinnyi wa basket. Iyo dutekereje ku kintu kijyanye no kuvuga ngo wenda ikigo kigutekerejeho kugira gikomeze kugufata nk'umwana mwiza ugendera ku mahame y'ikipe ya APR, cyane cyane ko APR yari yose bayifata nk'iya gisirikari. Nanone kuki tubona mu itangira ryawe watangiye kumva ko gutereka imisatsi bigomba kuzakugira ugomba kubaho? Koko baje kugaruka ku cyo gutereka imisatsi. Uri kumva buri muntu agira nk'ikintu twakita amahitamo yiwe. Yego. Wese kuki ufite ubwanwa butogosha? Kuko ndi umusiramu. Wese abaye umusiramu ndi. We wazaga kuduha amakaristiya tukiri abapeti ngo uri umusiramu. Uduhaga karistiya uri padiri. Padiri cyucyo tuzi ngo baye umusiramu uzanye ubwanwa. Ko giduhereza. Oya mani buriya buri muntu agira amahitamo yiwe. Kandi gushyiraho braids igisuko ni ibintu bisanzwe bizi. None se nabandi bantu ziba bifite bane. Ni ibintu bizwi muri societe. Umuntu igashobora kuba afite dread, afite braids, afite igisuko,
terwa wowe n'ibyo prefera bro. Yego. Nkuko nawe prefera gutereka ubwanwa bw'injwi budasokoje. Oya nagaruka budasokoje ni injwi rini wabusokoza Ni indyo mbi. wakuze nabi bro. Yego. Kuba kuruva ko muri APR hari ukuntu banyine abantu baho barangwa n'umuco runaka n'ibyo babumvisha mugomba kugenderaho nk'amahame ya APR muri rusange. Uyu munsi wa none niki kintu ubona muri APR cyakigutera ubwoba kubarizwamo cyangwa kiguterwa nk'ikintu wakora ukaba wanagirwa gukushwa no kwirukanwa? Nabyita se nka pressure bagushyiraho igitutu nyine kugira ngo niba mushobora kujya kuri match mbere kujya kuri match mukabona umujenerali araje ari kubaha briefing nyine we bigushyiraho pressure kandi binagufasha kugira akantu ka discipline mu gihe bigushyira akantu ka discipline ukaba utagendera muri izo nzira mbi kuko hari baranakwirukana cyangwa se wenda niyo batanakwirukana hari ibihano banaguhereza. Yego. Ibyo ni byiza cyane. So wenda biraza gutuma nihuza. Okay, gukira muri APR nuko uyikunda cyangwa nuko ari akazi? Ntago nabyita akazi. Nagiyemo nyikunda kandi abonaga ari nayo nzira ya mbere yanzamura. Kurumva ushobora kuva muri junior mu gihe witwara neza ukajya mu bakinnyi bakuru kandi barahembwa baba bahemba mu miliyoni. Yego. Kumva ubuzima ni inzira yihuse yo guhita ubona ibiceri. Yego. Njyewe ntago ari uko navango ngo nukubera akazi nyine. Nabyo nyine ubitekereza n'ubukene n'iki buri ubukene butuma umuntu anakura akiri mutoya. Gatera niyo mibare nyine ku muntu uburi serie nyine atari nka baba niga baba basamye aho ngaho bumva ibiceri byose ari kujyana mu drugs. Urumva mu biyobyabwenge. Ko bimeze. Uyu munsi wa none umwe mu bakunzi b'ikipe ya APR cyangwa se mu bafana ba APR uzwi nk'umustar w'umuririmbyi yitwa Afro Papi ndetse none akita nk'umukunzi we Tesi, hari nk'ukuntu byabaye ibintu by'intambara amakimbirane n'imirwano idasanzwe nyuma yuko asohoye amagambo yo gutuka abareyo. Numwe mu bantu ba APR cyangwa se mu bafana mu bakunzi ba APR ariko wakoresha amagambo mabi yo gusebya abantu ba APR. Shizo Afro Papi. Yego. Wakoresheje amagambo mabi ateye isoni niko nabyita n'ikimwaro ndetse ikabyanamuteye igifungo. Ni ibintu biri gutanga umwuka umeze gute mu ikipe ya APR ndetse nkamwe nk'abakunzi ba APR muri kwifata gute no kubona ibiri guturuka muri Rayon Sport? Urawe nanjye namukubita. Umuntu yatutse abareyo. Yatutse abareyo. Cyatutse APR. Uye yatutse abareyo ariko ni umwaperi. We nanjye namukubita. Ari ukuntu abantu bo mu Rwanda bafata ikipe no muri football babibona bagafata APR na Rayon bakabigira rivalry nyine bakabigira abantu b'urwango nyine amakipe ahanganye kandi amakipe nta nubwo usanga nahanganye. Ikintu abahanganiye ni igikombe ariko babagira abanzi. Urumva yakoresha amagambo akomeye cyane aravuga ngo abareyo suko batarabasiri mu mutwe cyane ni injiji na amadage na abantu badasobanutse badafite n'umwe wagira undi nama. Nicyo yashaka kugaragaza kugeza ubwo byarakaje abareyo bose ariko kujyana mu vuremo n'igifungo kuko uyu munsi none muri station ya polisi bamufunguye. Urumva nyine byanze bikunze byamukojejemo ariko ndibaza ngo nyirizina mwe ku giti cyanyu mwabyakiriye gute kumva ko umwe mu bakunzi banyu nk'ikipe ya APR ashobora gukoresha amagambo akakaye nkariya ndetse ashobora no kumugeza kure? Mbese APR si ikipe ya leta. Mbese iyo yamufunze yose leta. Nubwo bishyira mu bwenge. Niba umuntu yavuye yatutse ikipe ya leta naho umufunze bakaba bari leta. Oya yatutse ikipe itari ya leta y'abaturage. Rayon Sport ni ikipe y'abaturage. APR akora mu we turamufata nk'umukunzi wayo. Hari icyo bita ni ya leta. Bara APR ya football cyangwa ya basket cyangwa ya volley. Buri kipe bifite umuvugizi w'ikipe. Hari umuvugizi w'ikipe. Nkuko igira haba ngo umunyamabanga w'ikipe ngo vice president na president. Ikipe bifite umuvugizi w'ikipe. Bara niba ikipe ifite umuvugizi w'ikipe niwe ugomba niwe ufite uburenganzira bwo kujya kuvugira ikipe akavuga ku ruhande rw'abafana. Yego. Nkuko tuzi ko ba Kembo bagiringo Kembo ari abafana ba Rayon ni abambasaderi b'abareyo na ba Oromide ba APR ni abambasaderi b'abafana. Naga ari umuvugizi w'ikipe. Niba yagiye kuvuga ku ikipe nyine kumva ko aracyatiza umurindi APR. Ariko nazavuge ko APR ya football kabisa. Yo ni ibindi. Dusoza nyirizina
ni iyihe shusho waduhereza y'ibijyanye n'imiyoborere ya APR nyirizina muri team technique cyangwa se n'abandi bantu bashinzwe organisation ya APR? Nyine ni ahantu nk'umwana urererwamo. Ni igisirikare ntago bita ngo uri umukinnyi nguri iki, ni igisirikare, ibintu byabo byose ni igisirikare. Niyo haza ikipe ivuye muri za Uganda kuko wenda cya Sudani, niyo makipe abantu baba batinya. Ikipe yose muhuye barakubwira ngo ni igisirikare, urataha utsinzwe urabona ibihano. Niko bimeze nyine, bo bagushyira ku murongo, ni ibintu biba biri seri. Hari ikintu gito nshaka kubaza ko ibyo bintu bya APR na Rayon Sport, aho nabundi bijya gutangira byatangiye nyine umugore wa Shizo avuga ko abafana ba Rayon Sport ngo atari abasirimu. Uri kumva, avuga ko abasirimu ngo baba muri APR FC. Noneho nyuma baramwataka baramutuka nk'abafana bose bakunda ikipe nyine uko bigenda. Noneho amaze gusaba imbabazi asebye na post na video yabivuzemo, umugabo we mbanza ari yanyweye kamanyinya aza gukora live akoresha ibitutsi avuga yuko abafana ba Rayon Sport usibye no kuba atari abasirimu ngo ari injiji. Aza no kurenzaho ibitutsi byo gutuka abantu kugeza ku myanya y'ibanga y'ababyeyi babo. Ni kumva kuri live yakoze, nyuma aza no kwandika post kuri Instagram yiwe. Noneho bita bizamuka cyane kurushaho bifata indi ntera. Wenda nkawe nk'umukinnyi ukina muri APR ya basket, of course n'umupira n'ubundi hose mwese musanga aho ubuyobozi nibo turanawukurikira. Kandi namwe muranawukurikira. Ahubwo mwebwe nkamwe ubwanyu ku giti cyanyu kuko murahamanya nabyo ibyo bintu muri Rayon Sport. Koko abafana ba Rayon Sport ntabwo ari abasirimu? Koko abafana ba Rayon Sport ni amadage ahetse andi madage nk'uko yabivuze? Oya, ese ko mu bugu nko muri stade ng'urugero ntabwo wakubye ubusirimu. Muri stade habamo umwanya wa box seat, naho wicara kugira ngo wicare wishyuye miliyoni zigera muri 3. Nta Rayon se baba hari mu gihe yakiri. Se ni gute umuntu wishyura miliyoni 3 kuri match imwe wamwita ngo ni idage, ntago ari umusirimu. Umusirimu za ni rega buriya bundi ikintu bituma bavanga Rayon n'amadage n'abasirimu. Rayon yatsinze ugomba kuba imirwano cyangwa se ibintu by'akavuyo. Namwe arabonye n'ejo bundi mu bintu by'amaferuje, buzuye mu maferuje, gutaha byabaga ari intambara, abantu bakirwaga na polisi, imodoka zabo zo zica. Nyine abafana ba Rayon bo nyine ibyishimo byabo babirutisha ibindi bintu. Iyo umuntu yageze, iyo Rayon yatsinze ubwo nyine abagiye kubaho ikintu cy'akavuyo nyine cy'intambara ku byishimo byabo. Unabafuze nabi ibana Rayon bararenze bro. Ariko ibyo ngibyo bituruka ku bwinshi bwabo, sibyo? Kandi ni abantu bizihirwa cyane urebye kuruta abandi bafana, ariko ntabwo bisobanuye ko atari abasirimu. Aba muri Rayon Sport abasirimu barimo. Oya Shizo we Shizo kuba yaravuze ngo abafana ba Rayon buriya ni amadage ahetse andi madage, niba ariko yabivuze sinibuka neza, ariko ari impamvu yabivuze. Nyine we impamvu yabivuze ngo abafana bararengereye ngo binjira mu rugo ngo rw'iyo bamusebereza umugore. Kandi umugore yataza kugira icyo atangaza kuri Rayon Sport ntawe ari kumuvuga. Mwese binjiye mu rugo rw'iwe bavuga umugore we, bundi Shize igihe cyose cyari gishize ariko no gusohora n'indirimbo kera. Hari umuntu ari wamuvuze se ako umugore kuko yabivuze. Nyine ubwo niho bahereye bamwurira bavuga n'amagambo. Nyine urumva umugore bamwe batangiye kumutuka n'indaya n'ibiki amagambo. Kandi by'ukuri iyo discipline urebye kugiye kureba mu bafana hirya hose no hino ku isi, sibyo no kuva mu Rwanda, hari abafana bafite discipline batuje, hari abafana nyine bizihirwa bikaba ibyo kurenga, bagakoresha amagambo cyangwa se n'ibindi bintu bidasanzwe. Ariko mu by'ukuri ngiye nanjye ntago mamanya nabo kuko abafana runaka ngo atari abasirimu kubera ikipe bafana. Ibyo ngibyo nta hantu biba bihuriye. Kandi turabareyo wawe ndoro mu APR. Oya turabareyo. Turabareyo n'ibyenda tuba twambaye n'abareyo. Yego. Oya ngewe ngiye nyinera APR Junior abatanije imyaka 20, ariko ndi umureyo. Muri football ngiye gufana ikipe yo mu Rwanda mfana ni Rayon Sport. Ko nyine nakuze mu rugo numva bafana Rayon, nkora numva abantu bose bafana Rayon. None ubu ngubu na Rayon imeze neza ntago wayihakana, ni ikifuta kihakana. Gira ubutumwa rero ugenera Shizo n'umugore we Tesi. Aya ni bakoresha ubwenge mu bintu bavuga. Yakuba ufite platform, ufite na social media wenda nka TikTok, nka Instagram,
ushobora gutaho video ikarebwa n'ibihumbi 10 5 10 iyo ni avantage uba ufite kujya gupostinga ibintu byose wiboneye no kujya kumara ivuga ati aho boro zose zubisazi bizikuje mu mutwe kandi ubizi ko uri no mustari ubusubushizo ni yari afite abafana babareye bareba indirimbo ziwe cyane ese ubwo bugambo yavuze urumva butagiye kumukoraho video niba yashitarikagwa mu 100 abariye bagiye kuva video izagirwa mu 1000 cyane kandi views zamupeyaga. noneho hari undi mukobwa witwa Tako Sonia sinzi nimba umuzi Mutako ntago umuzi umukobwa wigeze gukora ikiganiro kwa Babu asa nk'uwanyweye kamanyi n'ikiganiro bagata yasinze w'inzobe fo w'inzobe numva namuzi ariko sinibuka ko ari we izina niryo numva nta Tako none nawe nyuma yaje yungamo mu byo Shizo n'umugore we bavuze avuga ko nta cyaha bakoze ngo ibyo bavuze n'ubundi ari ukuri uwo nguwo w'abagabo baramushyira abagabo baramushyira ubu nta bagabo ari bubone namwumvishe Tako Sonia ako niko ka message umugeneye oya Tako we abagabo baragushyiraho Tako Sonia ibintu wavuze kaza ugafatanya na Shizo Afropapi abagabo bagushizeho wowe ndabikubwiye amva mu rwego rwo kugira ngo dukomeze gushyira hamwe nk'abanyarwanda no gufana mu buryo bwiza nihe message wagenera abafana ba Rayon Sport n'abafana b'ikipe ya APR abafana mwungu bumwe ubu hari ibintu njya mbona muri fanatism y'abanyarwanda ukabona ko nta bwenge burimo ubu ngubu nka Rayon APR irajya gukina na Gor Mahia abafana ba Rayon bakaza gufana Gor Mahia ibaze kandi ngo ni ikipe ihagarariye u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga Rayon nayo yajya gukina na Gor Mahia abafana ba APR bakaza bakifatanya na Gor Mahia ngo bari kurwanya Rayon dushyire hamwe kabisa umva iyo niyo message nabahereza dushyire hamwe kabisa niba ikipe yacu igiye kuduhagarara ku ruhando mpuzamahanga tureke kuyicaringa nka cya tugiye kuri opposite side dufatanye kabisa niba ikipe yacu tuyitere nka Rayon uko iri gutera cyangwa se duterwe nka APR ariko dufatanye turi kumwe twese tureke gutererana kabisa. Mwebwe nk'abakinnyi bakina bakora sport cyangwa se bakora imikino hari n'ubundi imikino yo gushimisha abantu ni byose ni entertainment ino gahunda yo guca ibyuma mwebwe nk'abakinnyi hari yigeze irangwa mu bakinnyi mwabyakiriye mute shaka wabinywa abakinnyi nabo banywa ibyuma ko wabinywa bro uretse n'ibyuma n'imbuto barazifata n'imbuto barazifata none se ubu hari amakesi ajyaza nk'ubu ngubu hari amakesi ajya aboneka nko mu bintu bya siporo no muri football no muri kumva ngo umukinnyi bamwirukanye muri kampu ngo yaje yasinze yazanye ngo umwana muri kampu harya ni rage niyo twamenyeho akantu ko guhora afungwa rage discipline hanze y'ikibuga nayagira imyitozo ishobora kuba iri mu gitondo agataha saa 10 za mu gitondo yasinze bwira ukuntu uzajya mu myitozo ntabwo bigashoboka hari n'ikiganiro nigeze kubona yakoze avuga ngo nta shampiyona ngo nta kipe mu Rwanda azongera gukinira kuko nyine urumva bamushyiraho igitutu yakiniye APR akinira polisi kandi ni ikipe za leta bagushyiraho pressure bumeze nk'umwana bari kurera yego ariko uri kumva rero we arumva bamubuza freedom cyangwa se uburenganzira kandi hari hanze umukinnyi aba ari prive ajya mu buzima bwiwe akaza kagukinira kamuhemba iyo ataguhaye ibyo mu kibuga wenda nibwo mu judging ariko ubuzima bwe bwo hanze wapi urumva rero rage n'iki kintu cy'ikibazo afite ashaka kwigira hanze hanabona liberté yiwa ihagije. Yego gira message rero utanga kuri no gahunda ihari yo guca ibyuma tukaba mu gihugu kizira ikintu cy'icyuma gira ka message utanga ku bakinnyi ndetse n'abari basanzwe babinywa twisoreza. Ariko umuntu wese niba umva ushaka kugira ubuzima bwiza turetse n'abakinnyi umuntu umva ushaka kugira ubuzima bwiza abana mureke arukoro kabisa arukoro umwotsi ibintu by'itabi arukoro ntago ari ibintu byakaranze umuntu igihugu kiri kwihuta kiri mu iterambere nawe uri gusigara winywera ibyuma sanga umuntu w'umupeti nta cyangwa agira nta keca agira nta box irenze agira nta t-shirt irenze agira kuko byose aba yabijyanye mu bintu by'ibiyobyabwenge uko sigaye mura n'abapeti bana ibyuma barabice sigaye mura n'abapeti nzi bari barabaye za kazi zibona ipeti shisha rirasa umweru
arisa inzobe afite itama kabisa ino gahunda ni fresh kabisa yego tureke ubuzima bw'ibiyobyabwenge kabisa umva dutekereze kure duteze igihugu cyacu imbere kabisa yego turagushimiye cyane murakoze reka dushimire umuntu wabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugera ku musozo nkwibutsa gukora subscribe kuri Big Town TV njyewe ndi Michael Angelo reka dusubire mu biganiro byacu bitaha hasta la vista